Mbashimiye ko mudukurikira. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibyiza n'ibibi byo kunywa icyayi cya mukaru. Iyi ni Cano mu Rwanda Shyaka Siriyake, ndabasuhuje. Mukaru cyangwa se icyayi cy'umukara, Rote Noir, Black Tea, ni icyayi kiboneka mu mababi y'icyayi cyo mu bwoko bwa T. sinensis ndetse na Camellia sinensis. Hakabaho kumishwa mu buryo kimera nk'igitazi. Kimwe n'icyayi cy'icyatsi Thé vert cyangwa se Green Tea, bihuriye ku kuba cyifitemo ikinyabutabire cyitwa kafeyine. Gusa nubwo icyayi kitagira kafeyine nyinshi, izwiho kuba inkanguramubiri ituma ubwonko bukora mu buryo budasanzwe, ariko uko ukinywa cyane niko igenda yiyongera mu mubiri. Reka turebere hamwe ibyiza byo kunywa icyayi cya mukaru. Guma mu masezerano icyayi cy'umukara cyangwa se abenshi bita mukaru, ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa ku cyayi bwagaragaje ko ibyiza byacyo, kubera ko gikungahaye kuri antioxida, by'umwihariko ku kinyabutabire cya polyphenol, bituma ukinywa agira ubuzima bwiza bw'umutima, imikorere myiza y'umubiri n'iy'urwungano ngogozi, ndetse n'imikorere myiza y'ubwonko. Umumaro wo kunywa icyayi cya mukaru wa mbere ni uko habaho imikorere myiza y'umutima. Ubushakashatsi bugaragaza ko ku bijyanye n'imikorere myiza y'umutima, kunywa icyayi byibuze itasi imwe ku munsi bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ku kigero cya 2%, ndetse no kugabanya impfu zituruka ku ndwara z'umutima ku kigero cya 4%. Ikintu cya kabiri cyiza cyo kunywa icyayi cya mukaru ni uko icyayi cy'umukara kizwiho kugabanya ibinure bibi mu mubiri, ari byo bita cholesterol. Hari abajya baganira basa n'abatebya bakavuga yuko icyayi cya mukaru gituma umuntu ananuka. Ibi bishobora kuba ari ukuri mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko iyo ibinure bigabanutse mu mubiri niko ugabanya ibiro, bityo bikarinda n'indwara iterwa n'umubyibuho ukabije. Ikindi cya gatatu cyiza cyo kunywa icyayi cya mukaru ni ubuzima bwiza bw'amara, kubera za polyphenol ziri mu cyayi zituma mu mara habonekamo bagiteri nziza nyinshi, bityo zikaburizamo kubaho kwa bagiteri mbi zitera indwara zo mu mara. Ibi bituma kunywa icyayi cya mukaru bituma umuntu agira ubuzima bwiza bw'amara. Ikindi kandi ni uko icyayi cya mukaru gituma habaho imikorere myiza y'ubwonko. Ubushakashatsi bwagaragaje ko icyayi gifite 4% bya kafeyine na acide amine izwi nka theanine, byombi bifasha mu gutuma umuntu agira imbaraga z'ubwonko, akabasha gukorana ubushishozi. Ari nayo mpamvu hari abantu bavuga ko kunywa icyayi cya mukaru bituma bumva baguwe neza. Mu bindi byagaragajwe n'ubushakashatsi ku cyayi ni uko gifasha mu kuringaniza isukari mu mubiri, ubuzima bwiza bw'amagufa, ubw'amenyo, ndetse no mu kanwa muri rusange. Icyakora nanone kunywa icyayi kenshi bishobora kwanduza amenyo hakazaho amabara. Nubwo kunywa icyayi cya mukaru bifitiye umumaro umubiri wacu, ariko ugifashe ku kigero kinini hari ingaruka gishobora kugutera. Tugiye kurebera hamwe ingaruka zo kunywa icyayi cy'umukara cyangwa se icyayi cya mukaru, ariko mu buryo burengeje urugero. Wowe ufite isezerano, guma mu icyayi cya mukaru kigira kafeyine ituma habaho gutera cyane k'umutima no kudasinzira neza, kimwe no kubura ibitotsi. Nubwo icyayi bivugwa ko kigabanya gukanyarara kw'imitsi ndetse n'indwara z'umutima, ariko ubushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza bugaragaza ko abantu bakunda kunywa uturahuri 8 twacyo bakunda gupfa bishwe n'indwara z'umutima cyangwa se guturika no kuziba kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko, icyo bita stroke. Icyayi cya mukaru kandi gishobora kugabanya vitamine B ya mbere, by'umwihariko iyo ari icyayi kirimo n'amata. Bityo aho kugirira umubiri akamaro bikarangira biwangije, kuko vitamine B ya mbere ituma isukari ihindurwamo ingufu, ikabungabunga ubutaraga bw'ubwonko n'ubw'imitekerereze. Kuyibura bikaba byaba intandaro y'indwara nk'agahinda gakabije, umunaniro, impatwe no kunanirwa k'umutima. Ikinyamakuru ameliorasante.com nacyo kigaragaza ko umuntu anyweye amatasi 2 cyangwa 3 ku munsi ntacyo bitwaye, ko bitangira kuba ikibazo mu gihe umuntu atangiye kunywa icyayi nk'akamenyero, ku buryo anywa amatasi 4 cyangwa 5 ku munsi. Ubushakashatsi bwasohotse muri iki kinyamakuru cyandika ku buzima bugaragaza ingaruka zo kunywa icyayi kirengeje urugero. Zimwe muri izo ngaruka ni izi zikurikira: hari ukubura amaraso, icyo benshi bita anemie, umuvuduko w'amaraso uri hejuru, hypertension, kuribwa umutwe,
kugira isesemi no kuruka, gushikagurika no kugira ubwoba anxiety, kumva injereri mu matwi, kubura ibitotsi cyangwa gusinzira nabi, ndetse no guhumeka nabi. Icyayi cya mukaru hari aho kibujijwe ku bantu bagira ikibazo cyo guhorana ubwoba, trouble anxiety, bagira ikibazo cyo kubura amaraso, abagira ibibazo by'ihindagurika by'imisemburo hormone. Ni byiza ko aba babanza kubaza muganga mbere yo kunywa icyayi cya mukaru. Abantu bakoresha imiti ikurikira nabo mbere yo kukinywa, mu gihe barimo kuyifata bakwiye kubanza kubaza muganga. Abafata imiti yitwa ephedrine, clozapine, oestrogene, carbamazepine, antibiotique, imiti ivura asima, phenylpropanolamine, imiti ikoreshwa mu kuvura umutima, imiti ifasha mu kurekurana kw'amaraso anticoagulant, imiti yo kuboneza urubyaro, imiti ikoreshwa mu kuvura indwara y'agahinda antidepressive. Niba ufata iyi miti mbere yo gukoresha icyayi cya mukaru, banza ubaze muganga aguha inama, nakwemerera ubone kuba wakoresha mukaru. Mbashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro, kandi mbashimiye ko mukomeje kutugaragariza urukundo. izayasohoza